Yes, nizere kumeze neza cyane, nizere ko ibintu byose bikomeje kugenda bigenda neza. Wowe ukomeje gukurikirana Wisdom TV Rwanda umunsi ku wundi, mbanje kugira ngo twiganire makuru abavugwa hirya no hino mwese dutuye, by'umwihariko ay'imyidagaduro, nubwo rimwe na rimwe wenda turebe no ku zindi ngingo, ariko by'umwihariko twibanda ku myidagaduro. Rero wowe ukore subscribe mwanje kugira ngo mu marirungu nawe ugende umenya isiva naho igana. Witwa Jihad. Imihanda ikomeje kugenda imongererana, nyuma yaho kugira ngo mwumvishe rino jwi ribanje hano imbere. Nyuma yaho Jihad aje kwiregura kuri video yari yashize hanze n'ibifirimbi n'ibiki, mwaka watiri byari bikwiye, bati nta ruvugira ufite, warasebye rwose, byakire ko wasebye. Yaje kongera gusa nako ribana none ubwo yajyaga kuri Space, ni kandi ni mu gihe nyuma yuko washize hanze video ye, Yago yaje kuba akora ikiganiro cy'amasaha 2 n'igice, ikiganiro kimaze kurebwa n'ibihumbi birenga hafi 400, ashyira ukuri kwinshi cyane kuri hanze. Yaje kubwira rero Jihad ko papa we yakoze jenoside, banavuga ati ngira ngo ibintu byavuye mu myidagaduro, ahubwo ibintu wenda byageze mu bindi bintu utabasha no kumenya. Bamwe rero bikomeza kugenda biba urujijo hirya no hino, bamwe bakavuga ati byagenze gute, bimeze bite. Ariko icyo nakubwira ni kimwe, nuko Jihad yaje kuba ajya kuri Space, aravuga ati ibyo yavuze Yago, ati nta mbabazi namusaba, ati niba narakoze ibigize icyaha ari kujya kundega. Ni mu gihe Yago yikomaga kenshi cyane, witwa Jihad ndetse na Brian bari umwe mu bantu bagerageje kugenda bamwica urubozo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ibyo rero byose byatumaga uyu mujene cyangwa se uyu mutinganye, reka mbivuge gutyo, n'ubundi byaremejwe. Urumva bamwe bakavuga ati nyamuneka ibi bintu bizagarukira bizagera hehe. Ubwo Jihad rero yari kuri live n'ubundi yaje kugenda atukana bitutsi rwose, bisa naho navuga ngo ngewe ndamutse mvuze ko binaciriritse sinaba ngiye kubeshya cyangwa se kujyayo kure y'ukuri. Ariko abantu nyine bakomeje kugenda batungurwa, bavuga ati nyamuneka uyu mutinganye we bite, ko mona yakamejeje, ko mona yasaze, ibyo bizarangira gute. Ariko watekereza neza cyangwa se wakibaza neza, ugasanga numwe mu bantu navuga ngo buriya iyo umuntu hagiye video ye hanze yambaye ubusa, dore ko cyane ko video nabonye zakomeje kugenda zicara cyane. Indi video mbonye mu kanya y'umukobwa nawe usa naho arimo gutingana, ndavuga ndetse nk'uko byaramwe ibintu byabaye umuco. Ubutinganyi ni umuco. Nyamuneka abasomyi ba Bibiliya by'Sodoma na Gomora barabizi, bazi uko byagenze. Sodoma na Gomora haje kurimburwa n'ubutinganyi. Iyo umuntu abonye video, akabona video z'ubutinganyi, ukabona umukobwa ku mukobwa, ukabona umugabo ku mugabo, ukabona umuntu ari proud yuko ari umutinganyi, ngewe rwose nkanjye Apotre, ngewe nikangamo nkavuga ni nyamuneka ibi bintu biteye ubwoba, birababaje cyane. Abana ibintu birababaje cyane kubona umuntu ashobora gukora video nk'iyo ngiyo y'ubutinganyi ari hanze yikinisha, ukabona ari proud y'ibyo avuga. Bati wenda bati iki papa wawe yakoze jenoside. Jihad nabyo yaje kugira icyo abivugaho. Yego, yaje kugira icyo abivugaho. Uze gukora subscribe uko ndaza kubikugezaho mu kiganiro cya kabiri, mugezaho ibyo Jihad yasobanuye ku kuba papa we yarakoze jenoside uzaba akiriho. Ariko kandi nari mbyitegereje neza cyane, cyangwa se nari mbyiteze kumenya ko wenda kuvuga ngo bazasaba imbabazi, byo nari mbizi ko batazisaba. Ariko ikintu cyari kiriho ni kimwe, kuba batasaba imbabazi byo byari bihari, nari mbizi, nabibabwiye mu biganiro byagiye bibanza. Ndavana yawe witwa Jihad, yawe witwa Brian, yawe witwa Rene, yawe Sabe, bose Yago yagiye asaba ko bazamusaba imbabazi. Bose nabafunga mutwe, na cyane ko bose wenda wavuga ko uyu munsi none nta service bamukeneyeho, wenda nubwo bari bamukeneyeho before cyangwa se muri past. Byose rero bituma nyine nari mbizi ko batasaba imbabazi. Niko byari kugenda. Witwa Jihad yaje kuza rwose adasaba imbabazi, ahubwo asa naho nyine afite ikiburi, avuga ati nyamuneka rwose avuga ati nakubwira iki, nta mbabazi nagusaba niba nakoze ibigize icyaha ari kujya kundega. Ariko ukibaza ngo birakwiye se, bizagarukira he? Amatuza Space arimo agenda wenda agerageza kuba yabunga, yenda yagerageza kuba basaba imbabazi, witwa Godfather bagiye babikora. Ariko ugasanga ni ibibazo bisa naho byarenze igaruriro cyangwa se byageze kure, bigoye ko tuzongera kubona wenda bamwe mu bantu basa naho navuga ngo twongera kubona showbiz itarimo amatiku cyangwa se itarimo amashyari. Ejo nibwo nakoze ikiganiro ahantu, mbona umuntu yagiye muri comment avuga ati nyamuneka ibintu byitwa urwango
umuntu sigaza hano akavuga ati ngenda kwanga rwose sinkukunda, kumva umuntu nyine ari proud yo kuvuga ko yanga umuntu, nkavuga ni nyamuneka ibintu birakwiye. Mu kiganiro cya kabiri cyangwa se indi record ndibuze kubaha iraza kubirimo ibyo Jihad yasubije. Ese Jihad yasubije iki nyuma yaho bavugiye ko se yakoze genocide? Yabyemeye, yabihakanye, ni iki yabivuzeho? Ukore subscribe ndaza kubikugezaho mu kiganiro cyacu gitaha. Ariko se ubundi bigenda bite kugira ngo umuntu wenda wavuga ko yakabaye yasebye, yakabaye yacecetse cyangwa se yakabaye atarimo kuvuga abe arimo kuvuga? Ibyo bintu biba bigoye cyane. Kuba umuntu niba video igiye hanze ubundi abantu bamenyereye ko nyine umuntu abasebye, video yagiye hanze nabifungirana bitewe nuko ni ibintu nyine yabiteye ubwoba kuba video yawe y'ubwambere bwawe yajya hanze. Ariko kibabaje cyangwa se byatungana bati bamugana ngira ngo ibitinganye nta n'ubwenge bigira, nukuba nukuba umuntu video yaragiye hanze akagaruka no kongera kuvuga. Ubona ari proud rwose akora ikiganiro cy'isangira ngo hafi renga hati ni ngewe atizegewe ibyo mukorera mu byuma byanyu simbizi kibaze ni hatanarimo esaje guhagararira ababikinishiriza mu byumba, ukumva nabyo birasa naho bikurenze cyangwa se birenze ubwenge bwawe. Ariko ukabenda ukavuga uti reka ndekere nakundi reka ndenzeho, ariko ukavuga uti nyamuneka buriya akarenza umunwa ngo karushye amagara, kandi buriya iyo umuntu yasebye aba yarasebye. Ngewe nicyo kintu navuga wenda, iyo umuntu yasebye aba yarasebye. Rero ahubwo wenda kwakira ko umuntu atasebye nicyo kiba gisa naho kigoye, ariko kuba yarasebye ibyo yarasebye ahubwo navuga ko namatakira ngo cyangwa se namabura kindi kumva ko kuba video yawe yagiye hanze atari ibintu birenze, kumva ko video yawe ubwo rwose kubiri hanze n'abandi babikora. Mwibaze nese ni irushanwa, ni competition zo kwikinisha, uri umuntu w'umugabo utanasiramuye w'ifirimbi, nyamuneka abantu bari hafi yawe uzaba kiriho bamurangira ajye kwipimira, ajye kwisiramuza ku bigo nderabuzima bari ubuntu, aze kugenda wenda agereyo yisiramuza. Nuze gucikwa n'ikiganiro cya kabiri ndibuze kukugezaho ko kiraza kuba kirimo kuri kwinshi cyane, kirimo ni space cyangwa se ni Twitter space yabaye hafi amasaha arengane, ibintu byavugiwemo ni byinshi cyane. Ibyo ngibi ni icamake z'ibyo mbabwiye, ukore subscribe utaza kuza gucikwa n'ikindi cya kabiri ndibuze kuba nkugezeho. Byose bimeze bite? Ufite amatsiko yo kumenya ibyuko Jihad ibyo ko byo kuba atasaba imbabazi yabivuze, bati nta mbabazi namusaba, ati yanatukanye ibitutsi bibi cyane biciriritse. Ndavuga ne ko wamugani ni sinungo wenda ko niba umuntu ari umutinganyi nta kintu abatakora. Niba Imana irema umugabo n'umugore, umuntu we akavuga ati ngenda ajya ku mugabo mugenzi wanjye, buryo uwo muntu ubwonko bwe bwaratokoye, arukuntu bongera ngo butameze neza cyangwa se bwe nabwo bwararenganye mu mitekerereze. Ibyo rero byose bituma nyine umuntu rimwe na rimwe nyine utanamugora, bajya ngo nawugorora ikijumba. Jihad rero nakiza ko ni cya kijumba kitagororwa, ubona ko nyine yarasebye, nyine aranabizi ko yasebye ariko aracyarwana nabyo, nubwo bigoye ko yakumvisha abantu ko atasebye. Ni Wisdom TV Rwanda, kora subscribe, turaje tubane none mu kanya.